indangamirwa ngewe indangamirwa nta kibazo cyazo wenda ikibazo nuko bishyuza mbere kandi nawe wamara kwishyura bakagukuraho utanasoje ano mwajya njya bizo yonyine ariko rero ubu ni kumwe n'umuntu mukuru mwaryama mukwenda mukuma n'abantu mufite abagore akabizo sha ngano gasere nicaye uragera turongeye turagarutse n'umuhungu wanyu Pateri ku bwa Muyenzi TV show none ndigarukanye na Yaka nanone na mama Pampe nanone Muyenzi TV show. Sasa ngeke nashaka kubabwira mw'abantu musengera isi inshuti bavandimwe Irani imeze nabi kuri Israel. Ejo nimugoroba ikirere cya Israel cyari cyabaye umutuku kubera amaraso yakubwiye hari igisirikare gitandukanye bakajya bya bintu bya hano muri Kongo bya M23 na za SADC bari abakore bari gukoresha ya force barimo baransa abantu basa no musheri wanjye none USA United States nayo ndambuka ko ndi umunyamerika wewe Yaka ntago wabura akazi ko byagenda kose wakomera umugozi ukongera ukawucisha gutya ntuzise ndakwemera ndakubwiye intambara iraje y'isi yose musengera isi mw'abantu twebwe ntago turimo mwana gake Yako tatutera ubwo abana ni mu buryohe ni mu bushyuhe tuza gushyira isi yose ugashyiramo natwe batubabariye koko bagiye kudukura ku birayi koko barese bakaguruka kazanyicira bagiye kunyicira iki ako kantu ko kuvuga ngo isi yose yacu ntagirimo navuye muri Kongo ndusimbutse itako bararimennye ubu koko batubabariye kuko ni intambara yakaba umara twebwe ntago bari gatura abanyarwanda turasenga oya bira bintu biteye ikibazo wowe mpamvu wabigize imikino nese imikino ubonye nyine piye ko ndi kuvuga ko dusengeye fight the reason why you are talking what you want to we naguze intambara icyari cyo urabona umuriro watse ako Yaka mama Pampe ravuze hari ukuntu yigeze kuvuga ngo ntabwo uzatwakaho ntabwo mwari mwabonaho byakomeye sabone Yaka kugiye gutera abanyarwanda ubwo ntabwo mbateye ubwoba gusa musengera isi tugomba ahubwo kantu waruvuze tugomba gusenga ahubwo kanagira imikino irimo bro waretse nkasenga niba uvuze ngo dusengere ibihugu bikomeye kuvuze ngo dusengere isi yacu urumva kandi iyo abantu bagiye gusenga bose bahombeka amaso cyangwa bakifata gutya data wa twese uri mu ijuru kandi ushobora byose turakwinjiza muri aka kanya ndagushimiye cyane ko amamugabo mwiza twicaranye kamana Yaka umusirikare ariko ndakwinjiza ngo turwane urugamba numva Yaka afite ubwoba mu izina rya Yesu dutsindire ntambara Yaka ayifite ubwoba wagira ngo ufite amaraso wenyine ni ukuri iyi channel uyumugisha yitwa Muyenzi TV nako duha umugisha tuzamuye ikiganza data wari mu ijuru tukwinjiza ngo urinde igihugu cyacu n'abagituye uturinde iyo ntambara mwiza ryawe turinde amasasu urabizi ko sasu nari sogongeye sinasende neza nani turinde amasasu turinde Irani mana nyagasani turinde Irani turinde birabyiye mu izina rya Yesu Kristo shawabonye abadare bwo baratangiye Uwasenga bakaguha inzoga wakinu nani turinde icyaka uturinde inyota uturinde bazituba bibisamesha agafiriti kabone kibaye ngo wamara gusamesha divayi Irani bagiye kudukura ku birayi manu badurinde babyinshi mu izina rya Kristo amen twabatokesheje icyaka tuganire bisanzwe tuganire Imana irahari turi mu Imana iri mu ruhande rwa nje mwete tigane ati gute ko wagize ubwoba Pate oya nje nicaranye n'abarijedi bakuru bandisha amagambo barebye ubwoba bwa mwije amagambo nicaranye n'umugabo amagambo yambanye mate kubera amabombe nabonye barashubura Urusiya nimugoroba baturutse muri Irani ariko baretse bombe 180 uteye ubwoba na zira bombe uteye ubwoba na zira bombe cyane kaguru urwaye Israel yarashe Irani niyo yarashe muri Israel ikirere cya Israel cyari cyabaye umutuku je nabibonaga serious wabibonaga mu nzu
ariko leta zunze ubumwe za Amerika zavuze leta zunze ubumwe za Amerika zavuze ikiri buze gukurikiraho mukitondere. Irani nayo yavuze ngo njye nabeze numva amakuru ari Irani yavuze ngo operasiyo twayikoze ngo ariko ubu twahagaze ngo ariko Israel niyo ibeshya ikadusubiza turagaruka none yari simusiga. ngaho rero n'ubundi mwamenye ibintu by'amasasu mubikunda kubi ubundi wabibonye nyine wakubiza kompera byarapigirika guca ku musozi ntabwo ryaca hejuru nyine rigakomeza muri se ryaba rimbaza iki nakubwiye wariye mu mapana kompera byaruke arigiye ngo handi ko sa nkanyaramo ntabyanciyeho kuyenyaramo byagenze bite nta cyaciyeho nawe wayuzuza wakubiza kompera byarapigirika arigiye nyanyaramo nta n'icyabaye akagera kuneza arapigirwa ndetse patera araguruka hano yageze barajugumiye niyo mpamvu nashaka ngo twicane tuganire uba wajugumiye umupapa ngo bana n'abasaza ngo bakora ibintu basigaye afite urubuno iyi ni nyawe ntabwo ari iyo bayita nyashi kandi nyashi ziri mu kazi urumukecuru wawe rutegereje abagenzi ikibuno cy'ikigurano kirimo ikibuno cy'ikigurano hano kiba gitumbye hano gitumbye telefone yagoyanguriye nakugira ngo ni ikibuno nawe uri biginaji ni umubiginaji ugiye kubagisha kubagisha iki se kubagisha nta kibuya barongeresha ko nshonje ariko ntabwo nabagishije sindarya barabagisha ngo bakabongeresha igikecuru kimaze kuba kizamwe ni ukuri kubona twongera kujyana mu ntara keretse niba utujyana mu ntara kuri kubona azamba utazakingiwe ikiganiro yemera abademondo nyegera hirya sine na mukuru mu cyumba kimwe ariko sine korona nta bwenge bajyana bagatuza amanota yo kuvana ufite ntabwo uretse yaratanyitegereza bwo kuri butaka tuzegera uzajyana none mujama ariko tugera Igisenyi tukamarayo iminsi 2 bakadufatira amaroji none bikaba ngombwa niranira na bapfa ubundi iri kumwe n'umujama wamwakiye none se kambase iyo muraranye mu cyumba indangamirwa bigenda biza yari araziye ukuntu ari gusa neza iyo turi kumwimukira ku murongo iyo atari mu ndangamirwa basa neza reba ukuntu asa mwana noneho baramusarira arimo kubayakorera bakajugumira bandangamirwa zawe indangamirwa ngewe indangamirwa nta kibazo cyazo wenda ikibazo ni uko bishyuza mbere kandi nawe wamara kwishyura bakagukuraho utanasoje oya buretse wamwishyura ubusa wakira ntabwo ndongera kwishyura mbere utishyura nishyura ndangije nta kintu basharinze mbere ejo bundi ngo urumva ese ndangamirwa zigaye gushora ni ubuntu basigaye basogongeza se ndabe niba zisigaye zisogongeza reka mbabwire nabonye itangazo reka mbabwire biriya bintu koko se hari ahantu ariko ni mu Rwanda hamaze kubyara abakobwa bafite imyaka 16 abakobwa 770 babyarira iwabo ni 500 ni 700 urumva ba 16 n'itandatu ni abakobwa 5,000 50 nibyo mwagiye muhura iyo byanasohotse mu gitondo urumva bizi njye nabyo numvise nabirose 55 ni munsi y'imyaka 10 ariko mugakura ko nawe ndabani ni 5,000 bamwe naje nkatubirisha agiye kongera zikene ntihaje icyorezo se baraguma mu rugo uri buve mu rugo urarangura rero wibikira kantu rero nawe uvuze ubwo urashaka ko batipe barangura bakadepa mu rugo nazakorera twaraduse abatipe muri covid nazakorera twaraduse
muri corona baraprofise urumva barangije samana ko kuvuga ngo bagiye kuva muri covid ukuntu baprofise tuzanga kudepa umuceri n'ibishyimbo tudepa indanga umva muri covid ukuntu abantu baprofise sindi bazanyera umuceri n'ibishyimbo gusura cyahitaga kiguma iwawe nanjye sinajya ngo abakoboyi nanjye naho najya ariko babarire nkajya ndya bizo yonyine ariko rero ubu niri kumwe n'umuntu mukuru mwaryama wenda mukuma n'abantu mufite abagore abuze kugira ngo umugore atetse wicaye aho nta kintu uri gukora wicaye aho uri mu rugo nyine ni ukuri kubera biteye isoni njyewe nize gutungaho umugore ukwezi kumwe njyewe nize gutungaho umugore ukwezi kumwe ariko rero yazengereje ngo umunyu washize ngo amakara yashize wagera ku gitenge none wabona n'agapetisi watunze umugore ukwezi kumwe gusa nawe nazengereje byose yari yabonye umwanya wo kubivuga yashize amakara yashize ukwezi kumwe ibyo byose babivuga umunyu igitenge amakara ryambaye umugore aseka na mwana ugira njyewe ni umuntu waje araza azana n'amasafuriya iwaba azana n'ibishyimbo byari byose araza kwa miwanjye ntabwo byara ngo nagutaha ni muri Kongo araza kwa miwanjye aho banyira wakintu afite imyaka ingahe 16 ako muri Kongo bashaka bakiri bato bari bagiye no kumfunga uza amahirwe nagize baje abayobozi turangije turavuga uyu mukobwa ni umusirikare bari baje gukura abana nyine batoya mu gisirikare nabo bamujyanana n'abandi kwa bisikosiko ba Kongo tubana n'abagore mu bigo twabanaga mu kigo duhita tuvuga yuko nawe yari umusirikare bamujyanana n'abandi nabo ndabavuga ni umugore wanjye mba ndaho bitamuzinze cya Kongo prison munzenze ubana n'umugore nese urashaka kuzaza ucumbagira nka yakawataje yakagera nk'embwa yakubitiwe soko ubu nawe nuko ushaka kuzagenda koko Kremel ntabwo mbikunda so bapape nuko mvuye muri mu kiganiro kandi ikiganiro mukuru cy'byose naga turangije story y'umugore w'ukwezi kumwe umugore w'ukwezi kumwe yari yanzengereje kubera guhaha kandi kuba umugabo no guhaha imvase yitaye nose yako nta mwana ugira ari 0 kuki ngira ngo bwani waranga gwa kabizu kakataha waje ugafata akabizo yaka uranga akabizu cyane ngo ufata akabizo akabizo sha ngano gasere ni uragera yita nazo gumagenda era ntazo kwamwe kumuntu urakoze cyane basuze yese bakurikira umuyenzi TV yakanuka ducitse umuyenzi TV muyenzi TV murabonye yakano mwabwe ko n'ibya byose nkunda ingabo rani yamamu yakana mubwere ngo ngo akaruka kugeza aho ugiye mukubisa agashyi k'urukundo bayina kabeze kamugeza y'amahoro kandaremera nubwo ndi kumwe n'umuzungu ko nzovu yarwaye urumva yaka sawa ko nzovu yarwaye urumva yakakaba arwaye ejo bundi byatoye urabizi twabuze umuntu mwabuze umuntu se ko mwabuze umugore mwabuze umugabo twabuze dore imbogo kubikira rero umuntu agiye kumara amezi angahe ari magira ko agiye kumara amezi agera muri anga none rero ikibazo kandi nagiye kumukinga ariko n'ubu sindabyemera uko nimero nkizifite nabyemera ko kuzisiba byarananiye mba ngira nahamagara uriya mwana w'umukobwa yaducitse nabi pe ikibazo kiwe kandi nibyo njya mvuga rero nzajya nihara abakoboyi kubera ko hari igihe ukibima ugasanga umukoboyi baragishyinguye namwe agasiga hari umutipe warizeyo ngo yari azi ko azamuha ibyo ategereje kurya bagiye bamufashe mu maboko ni ukuri zaba zamanibo yari ahari yagiye no mu modoka ye ubwo abasheri badutema ntibabatemo kubera ko hari igihe ujya ugira urumva ako kameramani afite ubwenge nk'uko kameramani nawe barimo ikintu bari kumutereta baje kumutwikira kandi twebwe izuba ryatwishe atwikiriwe n'umukobwa mwiza abantu batari kureba inyuma ya kamera ufite ibiro 15 buriya ni mwiza ako kantu mananze muri 15 bananze kuvuga mama pa uzankora rata niyo ari inyuma ya kamera ari gushaka umugabo aramutwikira twebwe izuba n'imvura biri ariko ibiro ni kenshi umuntu udafite n'ibiro by'umufuka w'umuceri hoteli se yabaye
Pateri urukundo rurimo ruramujugumiramo yaheze umwuka rurimo ruramujugumiramo ahantu rwose wagiye usoma nyagusoma gutya siko ndamubwiza w'icyo urumva yakoze cyane rata uriya muhungu wacu yarwaye ngakaguru indese uriya ngo ngakeka ko arwaye kanseri yakamwana ese yarwaye akaguru yakarwaye no musyana gwari umuza makuru yavuye muri miveni turuhaga agenda kuri oya ari nota kujye ari imbwa bakubitira ku ibagiro buriya bikunda kugenda gutya none wowe yitunze ukabona ije gutya ifite isoni kubi yakara yavuye muri miveni turagenda oya ntabwo wayikubitiye ku ibagiro imbwa ivuye gukora oya uzareba imbwa zivuye gusenzanya ari igize igenda amaguru yakurura ariko kira erega niba yagiye guhaha ibitahingwa yemeye kabikubitira igize iri gukuruza amaguru yarambuye uriya buraya bwazo nazo ntabwo ari sawa ibintu byose n'ibitavuga bibindako uramwihaye kuko agiye rero oya kubera ko agiye oya yakari kuvuga ati ngewe umwaka utaha nzahapfa urumva niko yatubwiye mu kiganiro ariko mwamukoreye serikeri mwana kandi ubwo bugome wamupimye no mu isanduku twaramubwiye tugende twipime mwagiye mu gakinjo barabapima isanduku mbere yuko mwamupimiye twagiye kwipima mu gakinjiro sabye bintu ukambyinjiza noneho ibintu byo kwipima isanduku ndabyinjiza turamubwira urumva wowe ipimemo urumva noneho hahandi uzajya nyine w'inyagamburo ukajya gutya urumva ukumva nyine uri kwifiringa ariko shamura abana neza cyangwa babi kubera ko none se ntabwo ujya wumva iherezo ry'ikintu cyaremwe cyose ni cino ninavuze icyongereza ni cino umwana muremeye mu mupima isanduku none se kuki atakwipima hakiri kare shangiye rero muzabe muretse kumpima ariko nimpfa muzaterateranya nta kintu mfite igisanduku cyawe cyaba ari kinini uzaba umuntu upfa ngana gutya wakintu wazizana ari piyesi uzi ubwo wowe ufite utangiye gukuramo inkweto umujyana ibyanyu nukuzana utangiye gutanga inkweto z'abandi umugabo agiye gupfa urumva se kuri kunyongora wari uzi ko ari njye ngumva ngende kukongorera kugira ngo kitabyumva iyo umugabo agiye gupfa ntukavuga ibyaha urumva ntabwo ari ibyaha iyo umugabo agiye gupfa araza akagera gutya agapiririza agahita amanura agapiririza ahubwo uvuga ngo hari igihe umugabo ajya gupfa urebye n'abashaka gutera mu ruhinja umugabo burya niyo mpamvu bitwara mbere yuko umugabo apfa arabanza akagera gutya iki n'iki arabanza akademara hari umusaza wari ugiye gupfa mumanze ngo munzu arenga akanyogwe hano reba gusiga mu gipeti kigasigara kivuga ibyo ahita agira ngo agahita hariya bavuze ati rero muganga ahita azana agashoka akagira gutya sha mwamfura mwagahita arenza ibyo nakoze birahagije murabeho abaduseze ariko njye burya iyo umuntu yapfaga ariko igitsina ntakijyane igitsina kiraryoha umuntu agapfa ariko igitsina akagisiga kuko umuntu agiha undi muntu nawe akagikoresha kuko bera bintu biraryoha ariko iyo umuntu abijyanye wumva yega mani biriya nibyo bashyingura ubundi nta kuntu se twajya tukiraga ndetse ukiraga uriya ikibazo cy'uriya pateri uravuga ati madamu wanjye arapfuye urumva muraza igitsina cyiwe wakimara umuriya n'umutungo wimukana awugiraho barabura gukora icyo tugendana barakigura babikora mureka rero mbabwire ngewe ikintu ngiye kubabwira cyiza kandi mbasezera kuko uyu musirikare wanjye yagiye nanjye mba numva ndi kugira agahinda kenshi rero nawe mbasezeho kuko nanjye kugira tuganire mbereka n'umuzungu turi kumwe muri ino minsi muzungu yazanye televiziyo bita Muyenzi TV muzungu yazanye televiziyo bita Muyenzi TV ndeba icyoroshye Muyenzi TV
TV show kireba gutya amaso nyana Pamela murakoze cyane nivuga ngo niko basigaye banyita niko banyita amaso y'inyana Pamela Bakasha akaba agiye buyaka nyashisha umugore wanjye afite nyashisha nuko natwe tubisaje nuko natwe birangiye guys mukorere subscribe kuri Muyenzi TV show dukomeze twibanire 5 kwa 5 uko muri kubona ni Pater nande umuhinde uvuga ikinyarwanda umunyarwanda original umuhinde umetisi urumva njyewe nkuko bisanzwe ni Saju 250 urumva Saju 250 ikinyafrika original yasha ni Saju 250 mu gifaransa na France Saju 250 uko na subscribe dukomeze twibanire 5 kwa 5 urumva njyewe banyita ikinyafrika original kumwe n'umumetisi reba asuko mwagoswera icyanyereka nk'ikintu kirebye ino video sikikore subscribe Muyenzi TV sha Muyenzi TV show ndukira sha urebe inyuma wereka sha wereka nanyasho kujuho iberekana nyasho urumva twagiye man icyanyereka nk'umuntu uvuye ku video adakoze subscribe ubwo ugiye ubwo ukoze iki koko man hari ukuntu usanga iki video gifite nka views miliyoni cyane ugasanga ifite WhatsApp babiri sawa sawa